kena yabaye inzobere mu kwiga gute se yabana nsigaye mbigisha bahita babifata kandi mbigisha kaminuza yayo kaminuza yacu ari kurabizi irigisha rwose nizere ko nawe abantu uzigisha bose bazajya biga bagafata nkuko twakwigisha ubundi ni ibintu bizwi sigaye nigisha mbere natari joininga muri kaminuza yayo ntabwo nari mbizi ariko ubu ngubu sigaye mbizi okay noneho sigaye ndi none se after morning so ufite isomo urigisha evening ndabafite nimugoroba ndabafite none se uwaza kuza kureba ukuntu wigisha niyo wigisha neza nanjye nkazazana abana banjye ukabigisha umuntu wize ahubwo no musize kuza kunsura okay nari binyora ngewe nje ndaza kureba ariko amanota uragira niyo azajya kuri diplome yawe ukura cyane umunyeshuri wacu ubu uno musi usuzi ko se imyaka yanjye irangiye yo kwiga ubu ndarangije muri ama diplome yanjye nigendera nari ubwo amanota nubona amanota ari hejuru ya 50 diplome yawe urazi ifite isuku ikiye ariko n'umuntu ari hasi ya 50 ariko n'urucabana ukanyura urahita ujya kwa uratubibona mu kanya sawa noneho reka ngewe nikoze ku biro noneho ndaje sawa reka ngere sawa turahura mu kanya nuko ibikoresho bituze kwigisha noneho sinagaranye This number is called the multiplication. Yes. Last week we started in addition. You know addition? Yes. Yeah. 3 times 3 equals 36. No, 9. Yes. Ugomba kumenya kuba
subtraction. Zero subtraction. Yes. Subtraction from there. 2 minus 2 equals 4. No. What for? Reka byarapfuye byo byana. No, 4, yes, 2 0. minus 4 equals 0. 0. Who can try? Who can try? uwo mwana ni ngoto Reka kurekana n'ubwenge. uyu mwana ni ngaka dufite mu ishuri z'ubwenge agomba kubikora You are correct. Yani kagita bite na confidence. Give him flowers. yakatishe gacana yewe manye ningosha ntariko nta kibazo Okay, good. Yes. Reka turi n'amagenge. Ubundi mbona ahubwo tuzaza. Ubwo rero njye kwakikuye. Murakakura bye. Nanjye cyangwa bagapiki nanjye ngomba kugikora
ariko bro inyana y'imbwa yashaka kugutegeka kandi uri gutuka korobe ese shaka wereje ko handi igizihangane niko dushima ko tugikunze kandi aratishe nawe No! This is not teacher. Come on.